amahoro n'imigisha nibyo mbifuriza. Abantu 5 mu karere ka Rubavu bamaze gupfa bishwe n'amasasu yaturutse mu mirwano iri hagati y'umutwe wa M23 na leta ya Kongo FARDC, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibintu 10 uba ugomba gukora mu gihe uri mu gihugu kirimo kuberamo intambara, cyangwa se mu gihe uri mu gace kari mu ntambara. Intambara ni ukuvuga ngo zahozeho mu mateka y'isi, kandi n'ubundi uko amateka akomeza kubigaragaza, uko buriya amateka ni nk'indorerwamo y'ibintu bishobora kuzabaho mu gihe kizaza, intambara nazo zizagumaho. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe ibintu 10 uba ugomba gukora mu gihe uri mu gihugu kiri kuberamo intambara. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere uba ugomba gukora mu gihe uri mu gace karimo kuberamo intambara, ikintu cya mbere uba ugomba gukora, shaka umutekano uhagije. Ni ukuvuga ngo gabanya guhura n'imbaga y'abantu cyangwa kujya ahantu hashobora kuba ibitero. Jya ahantu hizewe cyangwa ugume mu rugo niba bishoboka. Ni ukuvuga ngo ahangaha uzabona wenda abantu bagiye mu gikundi cy'abantu, babaye abantu benshi, bagiye ahantu bateraniye, wenda se bari kuganira, bari kwibaza n'ibiki biri kujya mbere. Aho ngaho ni ahantu umwanzi aba ashobora kubona, akabona ahantu hateraniye abasivile benshi, akaba ashobora guteramo bombe cyangwa se agateramo igisasu. Ni ukuvuga ngo ahangaha ikintu uba ugomba gukora, ugomba kwirinda kuba wajya ahantu hateraniye abantu benshi, nyine hari imbaga y'abantu, cyangwa se ukaba waguma mu rugo niba wenda nta bintu by'ingenzi ugiye gukora hanze. Wanajya kubikora hanze, wenda se ugiye guhaha, ugiye kwa muganga, ukirinda kugenda ushukamiriza cyangwa se urebe uhagarara ahantu hari abantu, kumwe abantu baba barangaye. Icyo ni ikintu cya mbere uba ugomba gukora. Noneho ikintu cya kabiri uba ugomba gukora, itegure ibikoresho by'ibanze. Ni ukuvuga ngo teganya ibintu ushobora gukenera nyine mu buzima urimo aho ngaho uri mu rugo. Teganya amazi, ibiribwa bitabora. Ahangaho ushobora kugura bya biribwa nyine bidashobora kwangirika, ukabibika. Ukagura imiti y'ibanze, wenda uvuga ati wenda reka ngure imiti ya antibiyotike, cyangwa se ngure n'imiti igabanya ububabare nshobora kurwara nta wamenya. Warangiza ugategura n'amafaranga afatika. Aya ngaya nyine amafaranga y'inote, apana kuvuga ngo ufite amafaranga kuri konti yawe ya banki, cyangwa se ufite amafaranga kuri mobile money yawe ngo wumve uratuje kandi uzi yuko uri ahantu mu gihugu kirimo kuberamo intambara. Ahangaha uba ugomba kuba ufite amafaranga afatika, kubera ko isaha n'isaha uba ushobora kugera ahantu ukeneye kwishyura serivisi, ugasanga iby'itumanaho ntabwo bari kubyemera, cyangwa se bari gushaka amafaranga ya nyayo. Ahangaha uba ugomba kuba ufite amafaranga y'ibanze makeya yo kwifashisha afatika. Noneho ahangaha ikindi kintu uba ugomba kuba ufite ibikoresho by'itumanaho. Uba ugomba kuba ufite nka telefone, kandi ukamenya igashoboye yuko telefone yawe irimo umuriro, nyine ibikoresho by'itumanaho byose ukaba ubifite iruhande rwawe. Ikintu cya gatatu uba ugomba gukora rero, gira amakuru ahagije. Ni ukuvuga ngo uba ugomba gukurikirana se amakuru ari gutangwa ameze ate, ageze hehe, cyane cyane amakuru atangwa na leta, amakuru atangwa n'inzego zibifitiye ububasha. Kubera yuko iyo hari ibihe by'intambara, cyangwa se iyo ari mu gihe cy'intambara, hari abantu benshi bavuga n'amakuru y'ibihuha. Ugasanga abantu bari gukominika bakumvisha yuko baraho intambara iri kubera, ariko ari ukugira ngo wenda babakurikirane. Ahangaha uba ugomba kumekinga shuwa, cyangwa se uba ugomba kumenya neza ko uri gukurikirana amakuru, kandi uri kuyakurikirana ahantu hizewe, nyine ayo makuru ari kuva ahantu hizewe. Noneho ku buryo nyine umenya ngo ibintu bigeze hehe, kugira ngo nihabaho n'igihe leta itangaje ati muhunge cyangwa se muve hano hantu, ayo makuru uzi kubasha kuyamenya. Ni ukuvuga ngo kurikira amakuru y'aho ibintu bigeze, uko intambara iri kugenda, naho waba wagana mu gihe ibintu byakomera. Gira uburyo bwizewe bwo kumva amakuru. Ugomba kuba uri gukurikirana radiyo cyangwa se televiziyo. Ikintu cya kane rero uba ugomba gukora, menya inzira z'ubuhungiro. Menya ahantu ushobora kuba wagana mu gihe ibintu bikomeye, cyangwa se mu gihe batangaje bati aha hantu muhave, abaturage muhave, muve muri iki gice kigiye kuberamo imirwano. Uba ugomba kuba uzi neza inzira waca, ukabaza amakuru. Waba utanasanzwe umenyereye aho hantu, ugakoresha uburyo umenya abantu basanzwe bazi aho hantu, ku buryo uba ugomba kuba uzi amakuru. Noneho rero reka turebe ikintu cya gatanu uba ugomba gukora. Ni ukuvuga ngo itegure ibintu by'ingenzi. Nicyo kintu cya gatanu, itegure ibintu by'ingenzi, cyane cyane ibyangombwa. Ni ukuvuga ngo fata ibyangombwa by'ibanze, uba ugomba kuba ubifite nyine warabiteganyije.
harimo indangamuntu, pasiporo cyangwa se n'impapuro z'ingenzi nyine nk'amadiplome, bya bintu byawe nyine uba ushobora gukenera, uba ugomba kubifata. Noneho byaba byiza kuko turi mu gihe cy'ikoranabuhanga, ushobora kuba nyine ushobora no kubifotora ukaba ubifite muri telefone nyine mu buryo bwa soft, kugira ngo nihazaba wenda n'igihe n'uburyo wenda bishobora gutakara cyangwa se hagize ikindi kibazo bigira, ku buryo waba ubifite nko kuri email nyine warabifotoye warabisikaniye nyine ubibitse mu buryo bwa soft, mu buryo budafatika. Noneho ukaba ibi bikoresho by'ibanze nyine ugomba kuba bifite, harimo ibyangombwa cyangwa se ibindi bintu ubona nyine by'ingenzi, ibikoresho by'imari waba ufite nyine ibintu ubona nyine by'ingenzi. Ikindi uba ugomba kuba ufite n'udukoresho tw'ibanze ushobora kuba wakenera mu gihe wenda hagize amabwiriza atangwa abwira abantu uti wenda mube mwava hano hantu. Icyo ni ikintu cya gatanu uba ugomba gukora. Ikintu cya gatandatu rero uba ugomba gukora ni ukuvuga ngo kurikiza amabwiriza y'umutekano. Uba ugomba kumvira inzego z'abashinzwe umutekano ibyo bavuga. Niba bavuze bati hano hantu abaturage mureke kuhajya, ukareka kuhajya. Ikindi uba ugomba kwirinda kujya ahantu hari imirwano cyangwa se ahantu hashobora gushyira ubuzima bwawe mu byago. Niba wenda se ahangaha hariho hari kuvugira amasasu, oya wijya gushukamiriza cyangwa se wijya kureba ngo urebe ngo bigeze hehe, umeze nk'aho uri gufana, kubera ko nk'uko twabibonye ntabwo ubundi intambara ari nziza, kubera ko intambara ziba zishobora gusiga ububabare mu bantu muri ubu buzima turimo. Ikindi zikaba zishobora kubiba urwango hagati y'abantu. Intambara ntabwo ari nziza, niyo mpamvu utaba ugomba kugenda ngo urebe umeze nyine nk'uri gufana wenda runo ruhande, oya uba ugomba gukurikiza amabwiriza abashinzwe umutekano barimo kuguhereza. Niba ari ukuguma mu nzu ukaguma mu nzu, ukirinda kujya ahantu hari kubera imirwano cyangwa se ahantu hashobora kuba haba ibyago. Icyo ni ikintu cya gatandatu uba ugomba gukora. Noneho ikintu cya karindwi uba ugomba gukora ni ukuvuga ngo teganya uburyo bwo kuvugana n'abantu nyine. Ni ukuvuga ngo uba ugomba kuba ufite uburyo bwo guhamagara umuryango wawe cyangwa inshuti zawe kugira ngo bagezeho amakuru yawe. Ni ukuvuga ngo jya witwaza telefone aho ugiye hose, cyangwa se aho uri uba ugomba kuba ufite telefone n'ibindi bikoresho nyine by'ibanze by'itumanaho. Telefone yawe kandi ukaba uzi neza yuko igomba kuba irimo umuriro, kubera ko isaha n'isaha n'umuriro uba ushobora kugenda, cyangwa se ibibazo by'umuriro bikaba bishobora kuba nyine mu gihe uri muri ako gace karimo intambara, cyane cyane abantu bari i Goma n'abantu bari i Rubavu. Ibi bintu biba bibareba cyane, ariko ni ibintu twese tuba tugomba kumenya, kubera yuko isaha n'isaha inzego zishinzwe umutekano ziba zishobora kuguhereza amabwiriza nk'umuturage kandi uba urinzwe n'ingabo zishinzwe umutekano. Ni ukuvuga ngo icyo ni ikintu cya karindwi, teganya uburyo bwo kuvugana n'abantu bawe. Ikintu cya munani rero uba ugomba gukora, reba uko wacunga umutwe wawe cyangwa se ibitekerezo byawe, ubuzima bwo mu mutwe. Ni ukuvuga ngo ahangaha uba ugomba kwicara ugatuza, ugakurikiza amabwiriza y'abashinzwe umutekano, ukaba ushobora gukora meditasiyo cyangwa se gusenga, byaba ari byo bigufasha uba ushobora gusenga. Ariko uba ugomba kwirinda guhangayika cyangwa se kumva nyine udatuje muri wowe. Uba ugomba gukoresha uburyo ubuzima bwawe bwa roho cyangwa se ubuzima bwawe bw'umutima butuza, ukaba ushobora gukora meditasiyo ukitekerezaho, ukaba wasoma ibitabo mu gihe utuje uri mu nzu, ukaba ushobora gusoma ibitabo mu gihe ukaba ushobora kuryama, ariko uryama ukurikira amakuru se ibintu bigeze hehe, kugira ngo abashinzwe umutekano nibagira wenda amabwiriza batanga uze kuba uyumva, kandi ukaba uri kumwe n'abantu bawe. Uba ugomba kwirinda kuba uri wenyine. Ubundi kirazira yuko niba uri mu bihe bikomeye cyangwa se uri mu gihugu kiri mu bihe bikomeye, ntabwo ari byiza yuko uba ugomba kuba uri ahantu ha wenyine. Turaza kubireba. Ni ukuvuga ngo reba uko wacunga ibitekerezo byawe n'umutima wawe, wirinde guhangayika, kubera yuko kuri ino si nta kintu na kimwe kijya kibaho ubuziraherezo. Ni ukuvuga ngo aka kanya niba wenda uri mu gace karimo ibihe bikomeye, kari mu bihe bikomeye by'amasasu cyangwa se n'ibindi bibazo by'intambara, ntabwo biba bizaguma gutyo, kuko kuri ino si nta kintu gihoraho iteka ryose. Buri kintu cyose kimara igihe gitoya maze kikarangira, nta kintu gihoraho iteka ryose. Ni ukuvuga ngo uba ugomba kwirinda guhangayika cyangwa se kuba wakumva yuko ubuzima burangiye cyangwa ukumva yuko uhangayitse cyane. Uba ugomba kurinda amarangamutima yawe kuko ni ikintu gikomeye. Noneho ikintu cya cyenda uba ugomba gukora, teganya ubufasha
bw'ihungabana. Ni ukuvuga ngo jya ushaka ubufasha bw'amategeko cyangwa se ubuvuzi mu gihe waba ubukeneye, mu gihe nyine uba ugomba kwitegura yuko wenda mu gihe waba ukumva wahungabanye, mu gihe wakumva utamerewe neza, uba ugomba kugana nko kwa muganga bakagufasha, cyangwa se ukaba wakwegera abayobozi ukababwira ati njyewe ndi kumva mfite ibi bibazo by'ihungabana, ukababwira. Ni ukuvuga ngo uba ugomba gusaba ubufasha mu gihe ubukeneye, cyane cyane niba ujya uhura n'ibibazo byo mu mutwe cyangwa se n'ibindi bibazo by'umubiri, uba ugomba guteganya se ndi bufashwe gute, ni hehe ndi bukuru ubufasha mu gihe ndi kubwumve merewe nabi, cyangwa se mu gihe ndi bwumve hari ikibazo mfite. Icyo ni ikintu cya 9 uba ugomba gukora. Noneho ikintu cya 10 uba ugomba gukora, shyira hamwe n'abandi. Nicyo nari navuze, ni ukuvuga ngo shakisha abantu wizeye, mugomba gushakisha abantu wizeye, mugafatanya kubaho neza muri ibyo bihe bikomeye. Kuba uri mu bihe bikomeye cyangwa se kuba waba uri mu bice birimo kuberamo intambara ukaba uri wenyine ntabwo ari byiza. Ugomba kwegera abandi bantu mukaba muri ahantu hamwe. Kuba hamwe n'abandi biragufasha kumva utari wenyine no kubona inkunga y'amarangamutima. Nyine mu gihe uri kumwe n'abandi, kumva inama zabo, kumva ibitekerezo byabo, n'ibintu biba bishobora kuba byagufasha. Ibyo ni ibintu 10 buri muntu wese, ni ku isi yose kuko intambara zahozeho kandi zizahoraho. Nyine abantu ukuntu turemye dukunda guhangana cyangwa se dukunda guhanganisha ibitekerezo, ariko ntabwo ari ikintu cyagakwiriye, kubera ko nk'abanyafurika murabizi yuko turi abavandimwe, turi abantu bamwe, n'ibintu bitagakwiriye. Ariko kubera ko ibibazo ino si yacu irimo, ubusanga hari abazungu babyihisha inyuma, baduteranya nk'abavandimwe, ukazasanga bari kutubibamo ibitekerezo bidakwiye. Niyo mpamvu ugomba kwitegura yuko ibihe bikomeye bizabaho, bizakomeza, ukaba ugomba kubizirikana yuko muri ino si nta kintu kibaho iteka ryose. Niba uri mu bihe by'umunezero, ugomba kumekinga sure yuko ibyo bihe by'umunezero bishobora guhinduka. Niba uri mu bihe bikomeye cyangwa wenda by'intambara, ugomba kumenya yuko ibyo bihe bikomeye urimo bitazahoraho. Nibyo bintu 10 ugomba kwitwararika mu gihe wenda uri mu gace karimo kuberamo imirwano cyangwa se gashobora kuzamo ibyago by'imirwano. Wibuke gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku wundi. Ciao ciao.